akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Bavandimwe bakunzi b'ibiganiro by'abagorozi tubahaye ikaze kandi turabasuhuje tubifuriza kubana natwe muri iki kiganiro. Dukunze kubategurira ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana mu mashami anyuranye harimo iby'imiryango, ubugorozi, ubuzima, ubuhanuzi n'ibindi. Ni muri urwo rwego uyu munsi twabateguriye ikiganiro mu kanya tugiye kubabwira insanganyamatsiko yacyo kuko abakunda kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye haba kuri YouTube kuri channel y'ivugurura n'ubugorozi ndetse no ku rubuga rwa website wa/reformationvoice.org n'ahandi hatandukanye mukunze kudukurikira. Ni muri ubwo buryo rero uyu munsi twabateguriye ikiganiro, ariko mbere yo kukibagezaho je mwumva kandi mubona amazina nitwa Kayihura Labani, tukaba dufite abatumirwa baza kutuganiriza kuri iyo nsanganyamatsiko. Mbere yuko tuza kuyibabwira reka tubasabe bibwire ababateze amatwi n'abakuriye iki kiganiro duhereye ibumoso. Amazina ni Byiringiro William, ni umubwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Amazina yanjye ni Niyoyita Denis, nkaba ndi umubwirizabutumwa muri ubu butumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Murakoze. Noneho iburyo bwanjye muzehe nawe wakwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Nzungu Gadi, nanjye ndi mu babwiriza ubutumwa buheruka. Arakoze cyane kandi barakoze. Rero uyu munsi twaba twateganije kubaganiriza ku nsanganyamatsiko ivuga ngo imiganda myiza yo kubaka umuryango. Imiganda myiza yo kubaka umuryango bitewe no gusenyuka kw'ingo gukabije muri iyi minsi, bitewe n'ingo nyinshi zubatse ariko nanone zirimo imyenge, zirimo imitutu, ziri hafi kuriduka, bitewe nanone n'abantu baba bakeneye kumenya inama zabubakira zabafasha yenda bo bakaba bataratangira uwo mushinga cyangwa babigamije, cyangwa n'abafite izubatse neza ariko bakeneye ibyazikingira. Ni muri urwo rwego twateguye kuganira kuri iyo nsanganyamatsiko kandi koko iteye amatsiko. Tutabatindiye rero, mbere yuko tuyitangira reka dusabe mwene data Byiringiro adushyire mu maboko y'Imana hanyuma dukomeze. Turagushimye data w'icyubahiro dukunda cyane uri mu ijuru, tugushimiye ko waduteguriye uyu mwanya uganira n'abana bawe. Turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugusabye cyane kutiyoboza umwuka wawe wera, kandi ikiganiro tugiye kuganira n'abana bawe ukiyobore buri wese uteze amatwi ugikurikiranye, ugenderera umutima we, ijambo ryawe ritugirire umumaro, kandi ingo zubatswe muri iki gihe giheruka wongere kuzisana. Inama zose zatuma zubakwa neza uhe buri wese kuzitegera amatwi kuzishyira mu bikorwa byose biri uko ushaka. Tugusabye mu izina rya Yesu, Amen. Yarakoze. Rero nk'uko twabibabwiye, ngira ngo abagize amahirwe yo gukurikirana ikiganiro cy'ubushize twaganiraga ku gusenyera Satani mu muryango, ubwo byumvikane ko imiryango yugarijwe. Rero mu rwego rwo gutangira nkaba nabaza mwene data Nzungu, muri rusange
ibintu bikunze gusenya imiryango ni ibiki? Birumvikana ko ari byinshi tutabigeraho byose, ariko ibya rusange bikunda gusenya imiryango, abantu barabanye bakundanye, barashakanye umugabo n'umugore, ariko ingo zigasenyuka, abantu bakajya mu nkiko cyangwa ntibazijyemo, umwe agaturumbuka akagenda, abandi bakiyahura. Ibi muri rusange ibikunda gusenya imiryango byaba ari ibihe? Murakoze. Satani nk'uko bizwi niwe nyirabayazana w'ibibi n'ingorane n'amakimbirane. Akaba iyo agiye kwibasira umuntu aturuka mu mutima, agahera mu muryango, ndetse akiroha mu itorero, isi ikabihumanya. Ariko agira n'inzira akunda kunyuriramo cyane cyane iyo yibasiye umuryango. Bwa mbere ubaza Bibiliya uti mbe Satani azate iyo agiye gusenyera umuryango cyangwa se agiye kubuza amahoro? Ni Imigani 11:29 batubwira amagambo menshi, ariko dushaka gusoma mu aya ngaya gusa ngo utera imidugararo mu rugo rwe, umurage we uzaba umuyaga, kandi umupfapfa azahakwa n'ufite ubwenge. Bwa mbere Satani yagiye gusenya imiryango, ba bandi banyiri gukundana, ba bandi banyiri gushakana, ba bandi bageze bumvikana, batangira guterana imidugararo. Umugabo akawutera, umugore akawutera, abana bakawutera. Ariko utera imidugararo mu rugo rwe, umurage we uzaba umuyaga. Umuyaga uvuzwa aha ni intambara, mbese ubwo azahorana intambara. Mu Migani 14 umurongo waho wa mbere naho hagira hati umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa ubwe ararusenya. Ndagira nti wenda muzirikanye icyo gusa, ni ukureba ko utera imidugararo n'ubupfapfa birahagije gusenya urugo. Ariko amarembo anyurirwamo mu gitabo cyitwa Vive et Communique, paje yacyo ya 12, hatubwira inzira 10 zisenya umuryango zigatera ibikomere mu mitima no mu bantu. Bwa mbere ni ukubaho umugabo n'umugore bataganira neza, cyangwa ntibaganire, cyangwa by'ubwabyo gusa n'igihe baganiriye bakabwirana nabi inshyuro n'ibisuti by'amagambo, mbese bakabwirana amagambo yicaye. Kabiri ni ukutagira isangira icyerekezo, cyangwa umwe yunguka ntiyifuze kundi basangira inyungu. Umugabo yungutse umugore agasabiriza, umugore yungutse yarangiza umugabo asigara agasuzugurwa. Icyo ni icya kabiri gisenya urugo. Gatatu ni ukutishimira, byonyine ubwabyo gusa, akaba atagukunda, atakunyuzwe, mbese akajisho karanze kuva ku bandi areba ku bandi no ku by'abandi. Kane ni ukuhemukirana cyangwa se gucana inyuma, bya bindi byitwa guharika mu rwihisho. Gatanu ni igihe umuntu ubwe wenyine, abantu bumva imibanire yo kubaka urugo mu ngo zabo batakibishe. Bivuze ngo mu mirimo 5 yubaka urugo habamo n'imibonano, yarangiza hakazaba hagahimamo. Gatandatu ni amafaranga, yabuze cyangwa se ahari, uyabuze undi akamusuzugura, cyangwa yabagwiriye akagaya, ntiyishimire wa wundi yari yarashatse mbere. Amafaranga akaba agateranya umuryango. Karindwi ni igihe abantu bapfa abana, igihe abana banyu umwe yaba afite bene undi akagira be, cyangwa se kubyara abandi mwaramaze gushakana, cyangwa kugira abana b'ibinani, cyangwa se kugira abana ariko ukabona bashonje, nyina hari kandi ibyo kurya bihari, cyangwa bakagusomuzana ise ari indangare yabiseze, mugapfa abana gusa dore ubwabyo gusa bashonje. Ku ngingo ya 8 ni igihe umuntu we muri bo muri abo bashatse yihinduye umusinzi, akaba imbata y'inzoga n'ibiyobyabwenge. Icya 9 ni igihe buri wese yumva ahatanira ishema rye gusa, ashaka uburenganzira bwe n'ubwo yakandamiza undi, yarangiza mbese muri magufi ntawe ushaka kubasangira ishema. Icyo nacyo gishobora gusenya umuryango. Igiheruka ni igihe abababyaye mwebwe, wenda iwabo w'umukobwa, wenda iwabo w'umuhungu, bashaka kubafasha kuyobora urugo rwanyu, bakivanga mu dufaranga, bakivanga mu tunama. Ibyo byose bishobora gutuma urugo rusenyuka. Ni inzira 10 Satani anyuriramo ngo nibura naburira hamwe ashakira ahandi. Si ngombwa ko zose zikuzaho, ariko nuko atera. Arakoze cyane.
birumvikana ko izo nzira ni nyinshi, kandi igitumye ziganirwaho ni ukugira ngo abantu bazirinde, bamenye amarembo Satani anyuriramo. Aha nkaba nakwimukira ku muvandimwe Byiringiro. Mbese ko twabonye ko hari ingo zasenyutse birumvikana, ariko hariho n'iziba ziri mu myiteguro yo gusenyuka. Ni ibihe bimenyetso biziranga? Bakaba bakibana ariko babaniye ku manga, ziri hafi gutemba, ziri hafi gusenyuka. Ni ibihe bimenyetso umuntu yareberaho yenda ngo n'udukurikiye afata ipica mu rugo rwe, afata ipica mu mibereho ye? Ni ibihe bimenyetso byaranga ko ingo ziri hafi gusenyuka? Murakoze cyane. Nubwo hari ingo nyinshi koko ziba zihari zubatswe, bikagaragara ko abantu babaho, bararya, barabyara, bafite n'imitungo barakora, ariko hari ibimenyetso byinshi biranga ko ingo nyinshi ziri ku manga, ziri hafi gusenyuka. Nk'uko dusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe 3:2 haratubwira ngo komeza ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko nta mirimo mwakoze itunganiye rwose imbere y'Imana yanjye. Iyo dukurikiranye ingo ziriho none, nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa Urugo Ruhire, umuzingo wa 2 ku rupapuro rwa 4 n'urwa 5, haratubwira ngo aho ikibazo cy'abubatse gihagaze ubu ni nk'inkike ihengamye igiye kuriduka ku muryango. Impamvu bitaboneka ngo bitera abantu benshi ubwoba ni uko igicucu cy'ubujiji butwikira iki kinyejana kibuza abantu benshi kwitegereza. Unaniwe kurwubaka, cyangwa unaniwe ingeso z'uwo yahisemo, cyangwa se bose bombi barambiwe, basanga umuti wa hafi ari ugutana. Abandi bo batereka dushingirize uko twabyaranye. Ubwo babanye ari uko babyaye, ubwo aravuga ati yaba tutarabyaranye ntitwagombye gukomeza kubana. Ubwo ahazirikiwe n'abana, ariko si uko babanye neza. Abandi ngo bati umwanya ndimo mu itorero cyangwa mu yindi mirimo, wenda kubera azi ko atakomeza kuba umuyobozi, atagira umugore, atagira umugabo, kubera wenda hari akazi runaka atakora, akava mu rugo bagapfa kubana nabi, ariko kugira ngo agume muri ka kazi. Abandi bo bahora mu manza zidashira za buri munsi, imiryango bokamokamo niyo ibabera amaso. Imiryango nk'iyo rero niyo iranga mu by'ukuri, uyirebye irerekana ko iri ku gacuri, irahengamye ndetse igiye kuriduka. Ndetse iyo dukurikiranye muri iki gitabo cy'umugabane wa mbere, umugabane wa 2 wa mbere Urugo Ruhire, haratubwira ngo ubu ingo nyinshi ziri ku rugamba ruhoraho. Bamwe urwo rugamba barutangiye uhereye umunsi batangiye kubona uburenganzira bwo gushaka ingo zabo. Ngo bamwe bagiye bahubukira ubukwe, abandi bashingiwe abo badakunda, bamaze kubamenya bakuraho umutima. Ibyo bituma bahora mu midyane, uhora batanezerewe. Noneho abandi ngo ni amagambo, nta ndongozi y'umugabo n'umugore ihuza n'uwo bashakanye. Noneho hari ibimenyetso bigera muri 7 biranga izo ngo ziri ku gacuri, zibanye nabi kandi mu by'ukuri babana. Icya mbere ni ukutishimirana kw'abashakanye, babana ariko batishimiranye. Kabiri ni uguhagikana, umwe agahagika undi. Bamwe hari abakoresha inkoni, abandi amagambo, ariko bakaba ari abanyabutoto. Ni uguhagikana, ni umugabo wahagika umugore n'abana ku buryo nta mudendezo bagirana. Ikindi ni ukutabikirana ibanga, aho umwe adatinya kunegurira no gusebya undi mu ruhame, ndetse abandi n'amagambo akomeretsa. Nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Urugo rwa Gikristo 493, haratubwira ngo ijambo ryose rikomeretsa ritarimo kwihangana, ijambo ryose ribabaza, iyo rivuzwe mu muryango, ngo aba ari ituro umuntu atanze ku gicaniro cya Satani. Ni ituro rihenze kuruta andi maturo yose umuntu ashobora gutura Imana. Rero ukekana nabyo byazana, byerekana ko batumvikana, ko urugo ruri hafi gusenyuka, kudakenerana mu nama, ndetse no kubeshyerana no gukekana ku buryo umwe akikeka undi, kubeshyerana k'umwe abeshyera undi ati birashoboka ko ibi wabikoze nabi. Ibyo ibiganiro nk'ibyo, kutigera baseka bari kumwe, ngibyo ibimenyetso biranga ingo ziri ku gacuri zerekeje ku gusenyuka. Arakoze Byiringiro, kandi n'abadukurikiye murakomeza mwunguke, nubwo bimwe biba bisanzwe iwacu, ariko mu by'ukuri ibi bimenyetso biba byerekana yuko ingo ziri hafi gusenyuka.
kandi adusomeye ko dukwiriye gukiza no kuramira ibyo bisigaye. Reka dusabe mwene data Denis, ese kuri iyo ngingo nta kindi wakongeraho cyerekana yuko imiryango iri hafi gusenyuka? Ibyo kongeraho birahari bigaragaza yuko umuryango uba uri kumanga, ibimenyetso biwuranga. Icyo nakongeraho cya mbere ni uko abantu batabwizanya ukuri, abantu bakabana ariko batabwizanya ukuri, babeshyanya, basa nk'abakina umukino wo kwihishanya. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abefeso igice cya 4 ku murongo wa 25 kugira ngo baratubwira ngo nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Rero ikiranga nanone umuryango ugiye guhirima ni ukutabwizanya ukuri. Icya kabiri nongeraho, umuryango nanone uhishanya umutungo. Hari igihe umugabo n'umugore babana ariko bahishanya umutungo, umwe atabwira mugenzi we uwo yungutse, umwe atabwira mugenzi we umushahara ahembwa. Yemwe hariho n'igihe abantu bajya bagira konte zitandukanye. Ubwabyo gutandukana hari igihe biba ari ngombwa, wenda bitewe n'akazi umuntu akora, ariko kutabwirana ngo wenda wagusimbura kuri iyo konte wajya kuyabikuza be wowe, hari igihe bijya bibaho. Ubundi umuntu akiba umutungo awujyana ku ruhande, awubitsa ahandi mugenzi watazi. Ibyo nabyo byasenya urugo. Icya gatatu ni ukudashimira mugenzi wawe ku byiza yagezeho. Burya gushimira umuntu biramushyushya, bikamufasha, bigatuma nawe agira amahoro, kandi bikamwongera umwete mu gukora ibyiza. Ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere igice cya 5 ku murongo wa 18 ngo muhore mushima, mu bibaho byose muhore mushima. Ariko hari indwara yanditse muri Timoteyo wa 2 igice cyaho cya 3 ku murongo wa 2 ko mu minsi y'imperuka abantu bazaba ari indashima. Abagabo n'abagore rero hari igihe baba indashima, nabyo bikaba ikibazo. Icya kane mvuga ni ukudahuriza ku nshuti. Hari igihe mu rugo umugabo n'umugore baba babana, ariko inshuti z'urugo cyangwa se inshuti za buri wese umwe muri bo ntabe yazisanzuraho, hakaba n'izibazi atashaka yuko zimenyekana, izo zikaba zagira uruhare mu gusenya urugo. Iyo dusomye mu gitabo cy'Imigani igice cya 18 umurongo wa 24 umva uko ijambo ry'Imana ritubwira. Haranditse ngo Imigani 18:24 haranditse ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuvandimwe. Hari igihe rero ushobora kugira inshuti zikaba nyirabayazana bo kugusenyera, kandi ukazihisha n'uwo mwashakanye, ariko nanone ntibivuze yuko urugo rudakwiriye kugira inshuti, ahubwo bakwiriye kugira inshuti nziza, ariko kandi n'izo nshuti bakaba banaziziranyeho. Nanone igiheruka nuko hari igihe abantu baba mu rugo batajya inama. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'umuryango ugiye gusenyuka. Iyo abantu babaho, umwe ajya mu mirimo ye, undi ajya mu ye, ayimenyaho ukwe, nta nama bajya, umwe agura ibyo ashaka, undi akapanga ibyo ashaka, mbese batajya inama. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko umuryango uri hafi guhirima, uri hafi gusenyuka. Murakoze. Barakoze cyane abavandimwe. Tubonye ko hari imiryango yamaze gusenyuka, hari n'indi iri hafi gusenyuka, ariko ahangaha ntitwakwirengagiza ko hari n'imiryango ibanye neza, nubwo yaba ari mikeya, bakaba babwizanya ukuri, basangiye umutungo, bakundana, mugenzi we ashima mugenzi we wamugiriye neza, basohokana, mbese bakaba babanye neza mu bigaragara. Ubwo abo ngabo nabo bakeneye imiganda yo kubaka urugo, ntibaba bararangije. Ese iki kiganiro hari icyo cyabamarira? Twakibaza umusaza Nzungu. Murakoze cyane. Kimwe n'ibindi byose bibaho, urugo rwiza narwo rurarindwa, kuko n'ubundi ruba rwaragezweho hakoreshejwe imbaraga nyinshi n'ubwenge bwinshi no gutunganya. Ni nako n'ubundi abarwubaka bakabona barubonye bagomba kururinda. N'ubundi ahakomeye niho harindwa neza. Ni nayo mpamvu umuntu ndagira ngo mube mubyumvishe neza, n'ubundi ahakomeye niho barinda neza. Urugo rero rwiza rugizwe na wa mugabo n'umugore bumvikana, bafitanye urukundo rw'amagirirane kandi bashaka kubahana no guhana agaciro, ariko Satani we ntabwo biba bimunejeje. Niyo mpamvu muri Bibiliya byonyine ubwabyo gusa, muri Luka
12:35 harimo aya magambo agira ati Luka 12:35 hatwereka neza ijambo ry'Imana ryaranditse yavuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Iri jambo muhore mukenyeye muri kuvuga ko byanze bikunze byaba bizwi neza n'ababaye mu ntambara. Iyo uzi ibitero ko byaturukaho bidakwiriye cyangwa aho udashaka cyangwa isaha utazi, byanze bikunze uhora ukenyeye. Ugukenyera kuvuzwa aha ugaba ari imyambaro n'inkweto, n'abantu bose bubatse urugo bagomba kumenya neza ko ubumuga n'ibihombo bitunguranye bishobora gusenya urugo rwari rwiza. Ubumuga n'ibihombo bitunguranye bishobora gusenya urugo rwari rwiza. Amateranya akomotse ku banyeshyari yasenya urugo rwiza rwari ruhagije, maze yarangiza waba udakomeye amagambo bakubwira atariyo nawe ukayakira utyo mwari mukundanye, hari undi byaryaga, hari undi byari bibabaje, umugabo n'umugore basohokana bikabababaza, basangira baseka bikabababaza, bagenda n'abakorana bikabababaza, bishimiranye bikabababaza, bagashaka inzira zose Satani yanyuriramo kugira ngo nibura anyurire ku bantu asenye ubwo bumwe. Niyo mpamvu ba bantu bagomba kugira urubyaro rushobora guteranya ba bantu bari beza bamaze kubyiruka, yarangiza biterwa n'iki? Ni igihe urubyaro rutangiye gukura n'umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa bakumva bakeneye kumvirwa, noneho yarangiza bagasa n'abagiye kurwana, bashobora kwiyambaza umwe wenda ise cyangwa nyina, noneho umwe muri bo itegeko rye ntiryumvirwe, yarangiza bari basanzwe bumva nabo ubwabo, ariko urubyaro rugatuma batangira gusuzugurana cyangwa se ntibahuze. Ibyo bishobora gusenya urugo. Noneho iyo inshuti za mwembi zitishimiranye zishobora gusenya rwa rugo. Biba bisaba ngo wa mugabo n'umugore bumvikanye n'inshuti zabo zumvikane. Iyo zitumvikanye bashaka gusumbana, noneho yarangiza bigatera amakimbirane. Izo ni zimwe mu nzira zasenya urwari rukomeye. Rero ku bw'ibyo tuba tugomba kumenya neza ko umuryango wari usanzwe ari mwiza, ariko ugomba guhora urikanuye kugira ngo Satani atazabona aho apfumurira, kuko byanze bikunze mu Migani 11:31 umurongo tugiye kubabwira tuhageze, yarangiza mu Migani, ndagira ngo turaba dusa n'abamaze kwerekana neza impamvu nyamukuru. Mu Migani 31 harimo aya magambo agira ati mu murongo iri jambo ravuze ku murongo wa 30, ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashima. Iri jambo vuga ngo ubutoni burashukana, hari Satani ashobora guturuka mu rugo rwari rwiza kandi rwumvikanye. Burya hari imyaka abantu bajya bageramo ugasanga babaye beza, yamara kuba meza ugasanga noneho uwo mwashimanye mbere abandi bakaba batangira kugenda mu rubavu, atariko nubwo mwashakanye kandi akaba nta wasenya uriho, atariko umugabo wawe ntimukwiranye. Undi bakamusanga bati uyu mugore rero yakuri iruhande ubundi ubona bari gukojeje isoni, ufite ubuguru udusatsi yarangiza ibyo byonyine ubwabyo gusa, ubundi akaguza ati nukuri uyu mugabo ntabwo ari mwiza nkawe, uyu mugabo ariko amarike tuba twarashyingira utwo gusa tw'utugambo gusa twibira ko tworoshye aba ari imyambi ikomotse ku butoni n'uburanga. Rero ndagira ngo byonyine ubwabyo gusa mwumve ko n'urwari rukomeye rushobora gusenya. Rero ku bw'ibyo mujye muhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Ijambo itabaza ntabwo ari aya matara ya nijoro twatsa, ahubwo ni ijambo ry'Imana riyobora bubatse. Yego, murakoze cyane. Mu gisubizo harimo ibintu bikomeye, birumvikana ko nubwo igihugu cyaba gifite umutekano, ntabwo kibura kurinda imipaka yacyo, ntabwo gihagarika training zo gutegura, kuko baba bazi yuko umwanzi ahari igihe icyo ari cyo cyose. Ubwo n'ingo zaba zimeze neza, zimeranye neza, batweretse neza ko bagomba guhora bakenyeye bari maso kugira ngo Satani atabinjirira. Reka ngaruke kuri mwene data Deni. Tumaze kubona ko ingo zasenyutse, n'ibizisenya n'iziri hafi gusenyuka, tubonye n'izimeze neza zibanye neza nazo zisabwa kurinda, ariko hari n'abandi muri iyo miryango b'abasore, inkumi batarashaka. Abo navuga ko baba bafite amahirwe baramutse bakurikiye iki kiganiro n'inama ko bashyiraho fondasiyo nziza. None abo ni izihe nama bagirwa kugira ngo batazagwa mu rwobo
bakuru babo, ababyeyi babo, ababanjije baguyemo, ni izihe nama zabafasha kugira ngo bubake urufite urufatiro rwiza? Ni koko abakiri bato bafite amahirwe yo kuba bashyiraho urufatiro rwiza, kandi ayo mahirwe aterwa nuko bakwakira inama duhabwa n'ijambo ry'Imana. Inama rero zirahari zahabwa abo ngabo. Iyo dusomye mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 2 ku murongo wa 11 hatubwira iri jambo rikomeye rigira riti, Imigani igice cya 2 umurongo wa 11. Reka dusome twumve inama duhabwa n'ijambo ry'Imana ku bantu nk'abo. Haranditse ngo, amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo bigukure mu nzira y'ibibi. Aba bantu mu nama bagomba guhabwa, iya mbere ni ukugira amakenga. Impamvu ni uko iyo abantu bakiri mu busore bajya bibwira yuko urugo ari umunezero gusa, ari ahantu heza gusa, hataba ibibazo, mbese akamera nk'uwageze mu ijuru. Ariko ibihe byinshi si uko bimera, niyo mpamvu hakwiriye kubaho amakenga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bakwiriye kwirinda guhubuka, umuntu ntashyingirwa ahubutse. Icya gatatu, bakirinda kuyoborwa n'irari. Noneho icya kane, bakita ku nama z'ababyeyi kandi bagakenera inama z'abafite inararibonye. Ibyo nabyo iyo bitaye ku nama z'ababyeyi bubaha Imana, dore ko hariho n'ababyeyi nabo baba batazi wenda ibisabwa n'ijambo ry'Imana. Ubwo rero bakwiye kwita ku nama z'ababyeyi bubaha Imana n'abandi bafite inararibonye mu by'ukuri y'ibijyanye n'urugo, ariko nabo bakaba ari abantu bubaha Imana kandi bakayikunda. Ikindi, bakwiriye kurambagiza imico, bakirinda kurambagiza mbese hari ibindi bijya bikurura abasore ariko batitaye ku mico. Rero bakwiriye kurambagiza imico, nabyo byabafasha. Nanone bakwiriye kwita ku buzima bw'ahashize, ku mibereho y'ahashize y'uwo uvuga yuko ushaka kumurambagiza, ushaka yuko azakubera umugore, ushaka ko azakubera umugabo, kugira ngo umenye imico ye, uzarebe nimba mu by'ukuri wazashobora kuyihanganira cyangwa izakubera umugisha. Hari ikindi bakwiriye kwitaho nanone, ni ukwirinda kwirundurira. Hari igihe umuntu aba arambagiza yarangiza akirundurira muri uwo yakunze, ku buryo ari naho biva bamwe basabana avance, akavuga ati n'ubundi uri uwanjye, nuko ugasanga bakoze imibonano mpuzabitsina batari bageza igihe cyo kubaka urugo, ubukwe butaragera, nuko imibereho yabo ikazabamo kutiringirana cyangwa se ikazabamo n'amakuba menshi. Ikindi, bakwiriye nanone kwirinda agakungu. Hari igihe usanga abantu umuhungu n'umusore babana mu gakungu babyita urukundo rwo kubaka, nyamara ako gakungu mu by'ukuri ntabwo gashobora kubaka, ahubwo karasenya. Ikindi bakwiriye kwirinda ni ukwirinda kurambagirizwa n'urungano. Hari igihe umuntu ajya ashimirwa n'urungano, nuko abo badafite inararibonye mu by'urugo, abo badafite inama nziza, n'igihe ibibazo bizaba byavutse batazagira ubufasha na bumwe bamuha, akaba ari bo asabaho inama. Ikindi, ni ukwirinda gushaka kubaka urugo utari waruteganyiriza. Hari igihe abasore bajya bahubuka, nuko udashoboye no kwigurira ipantaro, udashoboye no kuba yakodesha nibura icyumba cy'inzu ngo akibemo, udashoboye kwikemurira amakene, ugasanga yirukiye gushaka. Bibiliya mu gitabo cy'Imigani 24 umurongo wa 27 haratubwira ngo, banza wubake, ushake ibyo ku gasozi, uringanize imirima yawe, ubone kubaka inzu. Nanone kuko hari n'uruhande rwa kabiri rw'abasore bageze mu myaka y'ubukure, barengeje nk'imyaka 30, bo bahora bafite impungenge z'uko bakumva bazubaka urugo rwujuje byose, imodoka yayiguze, inzu ihenze yayibonye, minerivare y'abana yaramaze kuyishyira kuri konte, mbese ibintu byose akumva azajya mu rwuzuye gusa rutazagira ibindi rukena. Ibyo nabyo bikabatera kurambirana mu busore kandi bikazabatera gushaka batagishoboye urugo. No kwirinda ku mpande zombi. Ubwo ku mpande zombi haba hagomba kwirindwa. Abakiri batoya bari mu myaka iri hasi ya 25 bakirinda guhubuka bataragira ibyo bageraho, batarateganiriza ubuzima, ariko abarengeje nabo bakirinda kumva yuko bazubaka urugo rwujuje byose. Ibyo rero ntabwo byashoboka mu buzima. Nanone ikindi bagomba
kwitaho ni ukwirinda gushaka umuntu utubaha Imana kandi utanayikunda. Hari igihe umuntu ajya ashaka ariko utubaha Imana, ati nzamuhindura, ati nzamwigisha, ibyo nabyo uba wishyize mu kaga. Igiheruka ndi buvuge ni ugusenga kenshi kandi ukumvira ubushake bw'Imana, ugasenga ariko utari wafata umwanzuro. Igihe ugize icyo gitekerezo, igihe wumva uwo mushinga waje, uba ukwiriye ngo gusenga inshuro zikubye ebyiri izo wajya gusenga cyangwa se zinarenzeho, ariko nanone ukagendera ku bushake bw'Imana. Nsoza numva mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku rupapuro rwa 67 mu Gifaransa n'Ikinyarwanda haratubwira ngo nimba hari igihe umuntu akwiriye kwitonda, ngo mu buzima bw'umuntu ngo ni igihe agiye gutera iyi ntambwe yo gushyingirwa, yo kubaka urugo. Naho mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 19 umurongo wa 20 ho haratubwira ngo ubwo basore bantu mukiri batoya, ijambo ry'Imana 19:20 haratubwiye ngo, Imigani 19 umurongo wa 20 hati emera inama kandi wumve icyo wigishijwe, kugira ngo mu maherezo yawe uzabuze ubwenge. Rero bakwiye kwemera inama bakumva izi mpanuro z'ijambo ry'Imana kugira ngo bazagire ingo nziza n'amaherezo meza, ingo zubakiye ku bwenge. Murakoze. Arakoze cyane. Birumvikana mu by'ukuri ko ari ikintu burya cyo kwitonderwa, ni umushinga uba uzarama ungana n'ubuzima bwawe. Niba rero umuntu agura isambu akabanza agatera metero, niba umuntu ajya kugura inzu akabanza yareba yuko yaba irimo umwenda n'ibindi byose, kandi ibyo biramutse binabaye nabi wakongera ukabiguruza ukabigurisha ahandi, ariko uwo mwashakanye muba mugiye kubana ubuzima bwanyu bwose. Nibyo kwitonderwa basore nkumi. Rero mubonye impanuro, reka dutere imbere muri iki kiganiro. Nkaba nabaza Mzee Nzungu, mbese insanganyamatsiko ubundi iratubwira ngo ni imiganda myiza yo kubaka umuryango. Ubundi iyo miganda myiza yakubaka umuryango mu nshamake ni iyihe? Icya kabiri, ese iyo miganda yakubaka ingo zose? Twabonye hari zimwe zamaze gusenyuka, izindi ziri hafi gusenyuka, hari abandi bataratangira kuzubaka. Iyo miganda yafasha ziriya ngo zose, kandi iyo miganda ni iyihe? Murakoze cyane. Ubundi Bibiliya iyo ivuze imiganda ibivuze imico. Kuko imiganda yubaka inzu ni nako n'imico yubaka urugo. Mu Migani 24:3-5 haranditse ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuba muri rwo ibintu byiza kandi by'igiciro cyinshi. Hepfo haravuze ngo kandi umunyabwenge arakomeye. Wumve ko ubwo byanze bikunze kwigira ntabwo ari uburanga bwubaka urugo, ntabwo ari uburebure bwubaka urugo, ntabwo ari ubwoko bwubaka urugo, si amashuri yubaka urugo, si amafaranga yubaka urugo, ahubwo ni ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ibintu 7 bishobora kuranga ko urugo rushobora gukomera, kandi akaba ari wese, yaba ari utari ubifite akaba yarubatse atabigira, abigize ahari hagiye gusenyuka hakomera. Yego. Uwari urufite rwakomera kurutaho, urwari rwaratanye rwahura, yarangiza uwari ugiye gushaka yashaka neza. Niyo mpamvu turi bukurikirane bwa mbere ikintu gikomeza urugo ni ugukundana. Aba ari ingorane iyo abantu bashakanye umwe agakunda ariko agakunda adakunzwe. Niyo mpamvu babyita ngo ni amour réciproque, ni urukundo magirirane. Umwe aba arufite n'undi arufite, ibyo bikomeza umuryango. Kumenya inshingano zawe. Ubundi iyo abantu bagiye kubaka urugo, Imana yabwiye Adamu tuzabona agatsima wiyushya kuya, ariko ibirongera ibwira Eva iramubwira ngo nawe reka muremere umufasha umukwiye. Buri wese yaraje gusohoza inshingano ye. Iyo rero umaje kuza azakora hombi, urugo ruruhishe. Ariko iyo ni ingingo ya kabiri, ni ukumenya inshingano zawe. Umugabo akabazize, umugore akabazize, ntawe wibutswa, ntawe uhatwa, ntawe utegekwa, ntawe utukwa. Mbese muri magufi buri wese akabazi ko burakeye ngomba kuzikora, akazikora nezerewe kuko ajya ku meza nezerewe atarwaye. Ku ngingo ya gatatu ni ukuzigama. Iyi ngingo ya gatatu yitwa kuzigama, ubundi ni ukureba kure
ukavuga uti none nabibonye ariko ejo bishobora kubura, none ndi muzima ariko ejo nshobora kurwara, none ndi umusore ariko ejo nshobora gusaza, none mfite akazi ariko ejo nshobora kukabura, yarangiza none nta bana mfite ariko ejo nabyirura, none ntibari bashobora kwiga ariko ejo bakwiga. Ujya kuzigama abona ibibazo imbere aho kuhabona ibisubizo, bigatuma yirinda gusesagura ibyo atunze. Ku ngingo ya 4 n'uburezi bwiza. Ubundi ubyara aba agomba kumenya neza ko ari gushaka abazamuruhura. Iyo utareze uburyo butegura abazakurushya cyangwa bakarushya isi, cyangwa se ukazagwiza abahuza isi amahoro. Niyo mpamvu ujya gushyingirwa akwiriye kumenya neza ko ubwiza atari ubwo mu buriri gusa, ahubwo kumenya neza ko hazavukamo n'umwana uzamuruhura. Kurera rero nayo ni intego, ni ukuvana umuntu mu buswa ukamujyana mu kuri, mu bugiraneza no mu mbaraga. Noneho ku bw'ibyo, ku ngingo ya 5 uyu muntu akwiriye kuba yuyumvisha. Ubundi ijambo kwiyumvisha utegereje abazakumvisha cyaba ikibazo. Niyo mpamvu uba usabwa kumenya neza ngo uburya nshobora kubana n'abantu batinya kumbwira, basabwa kwiyumvisha. Bitewe n'iki? Imigani 2 umurongo wa 11 haravuga ngo bigakukura mu nzira y'ibibi. Wowe ukikura mu nzira y'ibibi, abandi bakuretse, abandi bagutereranye, hari n'abishimiye kuba ikigoryi, ariko yarangiza ukagira kwiyumvisha, tubanze kugishwa impaka, tubanze kuvuga gahato, tubanze kurarikirwa, tubanze gufungwa, ahubwo ukaba umuntu wiyumvisha. Ibyo nabyo byubaka kwihangana. Ubu buzima muri kureba buba mu ijoro n'amanywa, ntawe uhora avuga ngo birahora bihari, ntibihora bimeze kwa kundi. Ubusore ntibuhoraho, ubukungu ntibuhoranwa, yarangiza imbaraga ntizihoraho, yarangiza byanze bikunze mu buzima. Iyo umuntu atiteguye kwihangana yubatse, abazarugwisenyera nta wundi umusenyeye. Ku ngingo ya 7 ni ukubana neza n'abandi. Buriya imbaraga zikubeshaho koko n'izawe, ariko niki? Ibiva ku Mana ngo bikubesheho nibyo byinshi, ariko ubutabazi bwinshi Imana ibunyuza mu bantu. Rero ubwo wemera gutabarwa unyuze ku bantu, ujye wemera gutabara abandi nawe Imana ikunyura igere ku bandi. Ngiyo mpamvu ibyo nibyo byitwa kubaka urugo. Ibi bihuza abatanye, bikomeza urugiye gusenyuka, rukingira umuryango mwiza, rutegura neza abagiye kurushinga. Urakoze cyane. Iyi miganda irakomeye kandi ni y'ingenzi, yakubakira urugo ndetse yasana ahasenyutse, ariko ntabwo nari nakuvaho. Izi ngingo mu by'ukuri kuko ari nazo zishingiweho n'insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi y'imiganda myiza yo kubaka umuryango. Turifuza ko twafatanya mukaba mwafasha abaduteze amatwi nk'abatumirwa mwagennye gusesengura izi ngingo turumva zavugwaho, ndetse tukaba twagusaba ko iyo ya mbere y'urukundo cyangwa yo gukundana, ubundi gukundana n'ubundi abantu baba barasanganye bakundanye. Hari n'usanga undi yaracitse abiwabo pe agatoroka, bikagaragara ko amukunze, undi yaramutanzeho ibintu, biba bigaragara ko amukunze. Uku gukundana kubaka urugo ni ukuwe. Noneho bagenzi banjye nabo baraba bitegura baze kudusesengurira izindi ngingo, ariko iyo ibanza turumva bayisesengura, hanyuma tugakomeza gukurikira no kuryoherwa n'iki kiganiro. Muri Tito 2 umurongo wa 4 Bibiliya ibwira abagore, abakecuru ikabwira ngo nibajye bahugura abagore bakiri bato, bababwire ngo nibakunde abagabo babo n'abana babo. Ubwo byanze bikunze itegeko rya mbere ribwiye umugore gukunda umugabo we kandi agakunda n'abana. Ubwo bigaragara neza kuba icyo bita materialiste. Hari igihe umugore ubona ukabona avuga ati akana ndagahekesha umukozi kugira ngo ntaza kwiyanduriza buruse. Hari igihe avuga ati sinjya mu gikoni inzara zanjye zitandura. Umugabo akashobora kwicwa n'inzara, cyangwa se akazasigara amakene yose ayabwira umukozi. Teko rya mwana ho byanashobora. None Bibiliya yaravuze ngo umugore akwiriye kumva ko byanze bikunze ubwo ari we mufasha w'umugore we, w'umugabo we, akwiriye gukunda umugabo we kandi agakunda n'abo yabyaye. Ntabwo ari iteko ribwiwe abagabo gusa, abagore gusa, ahubwo ribwiwe n'abagabo. Abefeso 5:33 abagabo nabo babwiwe ibindi byiza nakunda ko buri wese yazirikana. Abefeso 5 umurongo waho wa 33 ndetse
ndasomamo amagambo navuga ko ubwo aba akomeye, nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda. Iri jambo burya riraremereye, vuga ngo kunda umugore wawe kuko wikunda. Ukunda kugira ishema, ukunda gukunda, ushaka kuruhuka, ushaka kubahwa, ushaka guhabwa amahoro. Ni ukuri byanze bikunze, niyo mpamvu bakubwiye ngo aba bana, umugore nakunda umugabo we n'abana be, n'umugabo nawe akunda umugore we nk'uko yikunda, yarangiza ubwo byitwa gukundana. Yego. Iri jambo gukundana ni uguhuza bibiri, ni abakunda babiri ariko berekanyijeho amaso, yarangiza byitwa gukundana. Uyu muganda ni uwa mbere mu muryango. Reka dukomeze dusabe abavandimwe, ababwirizabutumwa b'abagorozi muri iki kiganiro kitubwira imiganda. Tumaze kubona ko hari imiganda myinshi ariko batubwiye 7, amaze gusobanura iyo gukundana. Reka dusabe mwene data Byiringiro, ese uriya muganda wo kwihanganirana usobanurire abantu badukurikiye mu minota mikeya. Murakoze. Kwihanganirana, ubundi kwihangana ni imbuto y'umwuka, ariko kuko ari umugabo n'umugore basabwa kwihanganirana nk'uko tubisoma mu gitabo cya Abakolosayi igice cya 3 ku murongo wa 13 haratubwira hati mwihanganirana kandi mubabarana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye mubare ko namwe mubabarirana. Ubwo byumvikane ko aba bashakanye bagomba kumenya ko basaba kwihanganirana. Impamvu nuko buri wese n'umuntu afite amakosa, yagira amakosa nk'uko n'undi wese ayafite. Niba uri umugabo jya umenya ko ufite amakosa nk'uko na mugenzi wawe ayafite, noneho usaba kumwihanganira. Amafuti menshi bamwe bayaterwa n'ubujiji, hari abayaterwa n'uburangare, hari abandi bafite imico n'inenge bidashobora gukosoka. Nanone birashoboka ko nk'uko mu buzima haba hariho amanywa hakaba n'ijoro, izuba hakaba n'imvura, ni nako abamaze gushakana ntabwo umuntu agomba kuba yujuje byose. Hari ibizaza bikaba udashaka, bisabwa kuba basaba kwihanganirana. Basabwa ikindi, basabwa nanone kumenya ko hari igihe umuntu yakwibeshya. None ntubifate ibyo byose bifata ko ari ubugome, je umenya ko ashobora kwibeshya, ko hari igihe bigusaba kwihangana, kura musubuze kumwihanganira urwaye warusenya, wavuga ati ndarambiwe reka ngende. Niyo mpamvu bisabwa kwihangana. Bwa mbere ko nukwibuka ko nawe hari ibyubura, hari amafuti menshi ufite, nawe buryo bakurambiwe vuba hari igihe ntaho washobora kuba. Ikindi birasabwa nanone kumenya ko hari igihe yaguhemukira. Iyo nibyo birashoboka. Niba yaguhemukiye usabwa kumenya kumwihanganira, noneho ukamubwira inama, ukamukosora, ariko nibura unamwihanganiye. Nibwo buryo bwiza. Nanone ugomba kumenya ko hari igihe ubuzima bwabahinduka, hari igihe mwashakana mwese muri bazima mufite impagarike nzima, umwe akaba yahura n'impanuka, undi akaba wenda ashobora kuba yagira ikibazo, ubukene bwabafata. Bibasabwa kumenya kwihanganirana, kuko mutihanganiranye ntaho mwagera. Umuntu wese ni umuntu, si marayika, arakosa, agira amakosa. We kujya utinda ku makosa ye, uzatinde ku byiza yakoze. Kwihanganirana nibyo byabashoboza kugera ku nsinzi yatuma urugo rwanyu rudasenyuka. Murakoze. Murakoze cyane. Reka tuze dutya tuze ku muvandimwe Denis. Muri za nkingi ndwi zavuzwe harimo niyo kumenya inshingano, kuzimenya no kuzisohoza. Ese ubundi izo nshingano zaba ari izihe z'umuryango? Ni koko kugira ngo umuryango ube mu mahoro, ugubwe neza, nuko buri wese aba akwiriye kumenya inshingano zimureba zihariye ndetse no kuzisohoza. Ubundi urugo umugabo n'umugore baruruhuriraho muri byose, ariko haba hari inshingano zihariye kuri buri wese. Nanone akwiriye gukora, akamenya ngo nize, ariko na mugenzi we akaba yanamufasha, ariko nanone nyirazo mu buryo bwihariye nawe akazizirikana. Iyo dusomye mu gitabo cya Zaburi 128 ku murongo wa mbere haratubwira hati
hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima uzahirwa. Umurongo wa 3, umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Ndumva ntari burenge hano kuko nshaka kuvuga ku mugore n'umugabo, ni inshingano zibareba. Umugabo wubaha Uwiteka, umugore wubaha Uwiteka, buri wese aba afite inshingano z'ingenzi. Reka mpere ku mugabo. Umugabo ndamuvugaho inshingano 5 zikomeye. Iya mbere ni umutware w'urugo. Ibyo byanditse mu gitabo cya Petero wa mbere igice cya 3 ku murongo wa 6, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware. Nanone mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo waho ni wa 10 na reka tuhagere tuhasome. Itangiriro igice ni cya 3 aho dusoma ni ku murongo wa 16. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara. Aho turi bwiteho cyane muri uyu mwanya, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Umugabo rero inshingano ya mbere ikomeye ni umutware. Bivuze iki? Ashinzwe gushyiraho amabwiriza, amategeko agenga umuryango, akawuyobora, akawutegeka neza. Ubwo wenda ndatanga nk'urugero, igihe wenda bari bubyukire isaha ikabizwi, igihe cyo kuryama isaha ikabizwi, igihe cyo kujya mu mirimo n'imirimo iri bikorwe nayo ikaba yapanzwe. Nuko izo cyangwa se ayo mategeko meza atarimo agahato, atarimo urutoto, maze umugabo akamenya kuyashyira mu rugo rwe kugira ngo rugire icyerekezo. 2, umugabo ni umuyobozi w'urugo. Umuyobozi, umugabo yahagaze mu nshingano z'umuyobozi w'urugo. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 7 umurongo wa 16 na 17, Gideyoni yabwiye abo bari kumwe ngo mundebereho. Twanasoma muri Matayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 29, Yesu ati, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Naho urwa mbere rw'Abakorinto 11 umurongo wa 1 haravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Kuyobora bivuze kujya imbere bakakureberaho, kujya imbere bakagukurikira, cyangwa se gukora bakakureberaho. Umugabo nk'umuyobozi rero, burya aya mategeko aba yashyize mu muryango, gahunda ikwiriye mu muryango, niwe wa mbere ukwiye kuyubahiriza kugira ngo ari umugore ari abana bamwigireho bamurebereho. Bizatuma rero ashyiraho n'amategeko meza azi yuko n'abasabwa kuyubahiriza. 3, umugabo ni umutwe w'umuryango, ni umutwe wabo mu rugo. Ibyo biri mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 3. Umugabo wese ni umutwe w'umugore we. Bivuze iki? Nk'uko umutwe ari igicaro gikuru cy'imitsi yumva, imyakura ndetse n'ubwonko, ibyo bikaba bishinzwe kumenya amakene y'ingingo z'umubiri n'uburyo bwo kuyakemura. Umugabo nk'umutwe aba akwiriye kumenya inshingano ze zo gutunga abo mu rugo, zo kubatunganiriza, kumenya uko abana baziga, kumenya inzu bagomba kubamo, kumenya isambu yo guhinga n'imbuto izava, kumenya imyambaro ikenewe mu rugo. Iyo umugabo ari muri izo nshingano aba ari umutwe. Nanone ku cya 4, umugabo ni umutambyi w'urugo, akaba akwiriye guhagararira iyobokamana mu rugo. Ibyo tubisoma mu gitabo cya Yobu igice cya 1, uburyo we yajyaga atamba ibitambo by'umubare w'abana be. Rero akwiriye guhagararira iyobokamana mu rugo, ni inshingano ikomeye ku mugabo. Icyo koze ngo adahari, iyo nshingano umugore nawe aba akwiye kuyitaho, nk'uko nazazindi umugore azazitaho igihe umugabo adahari. Inshingano ya 5 ku mugabo ari nayo iheruka, ni ukwita ku by'umugore we akeneye n'abana be bakeneye. Hariho abagabo batajya bamenya ibyo abagore bakeneye, bibanezeza, ibibashimisha. Nimba bitanyuranye n'ijambo ry'Imana ukabyitaho kandi ukabisohoza, icyo koze ukamenya n'ibyo abana bakeneye nabyo ukabisohoza. Reka nimukire ku mugore rero. Umugore nawe afite inshingano z'ibanze zimureba mu muryango, nk'uko dusoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 31 umurongo wa 10, ahavuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona. Rero iyo turangije duhereye kuri uwo murongo tukarangiza igice cyose kugeza ku murongo wa 30, ijambo ry'Imana ritwereka ibintu bikomeye bigomba kuranga umugore. Icya mbere ni umufasha w'umugabo we. Akwiriye kwita ku by'umugabo we,
akennye, ku byo umugabo we ashima, ku byo umugabo we akunda, nimba bitanyuranye n'ijambo ry'Imana. Ubwo nko ku murongo wa 12, umurongo wa 13 haratubwira ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi amugirira neza, ntamugirira nabi. Tunasoma muri icyo gice amagambo akomeye ngo amenya neza imico yabo mu rugo rwe, ku buryo ku murongo wa 28 batubwira ngo umugabo we nawe arahaguruka akavuga ati abagore bose bagenza neza ariko weho urabaruta bose. Ndetse ngo niyavugana n'umugabo we abumbuza akanwa ke ubwenge. Rero ni umufasha w'umugabo we. Icya kabiri, umugore akwiye kwita ku bana be. Iyo dusomye muri icyo gitabo n'ubundi cy'imigani igice cyaho cya 31, uyu murongo utubwira kuri inshingano ngo abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha. Uko abagaburira, uko abambika, uko abakorera isuku, uko abatoza imirimo, uko abakosora, uko abigisha, ibyo byose iyo abagiriye iyo neza, ku murongo wa 28 bati abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha. Ku nshingano ya gatatu, uyu mugore aba agomba kuyobora ibikorwa byo mu rugo, kuko nanone ijambo ritubwiye imigani 31 umurongo waho wa 15 ategeka abajabe imirimo ibakwiriye. Ubwo rero ayobora imirimo yo mu rugo. Naho ku ngingo ya 4 abagomba kumenya imirimo yo mu rugo, nanone ya mirimo ivuna, ya mirimo igora, ya mirimo isa n'itagira umubyizi agomba nayo kuyitaho. Iyo irimo gukora isuku yo mu rugo, koza ibikoresho, guteka ku gihe kandi ibyo kurya bikwiriye, gufura imyambaro, kandi nanone akamenya gupfundikira. Uyu mugore akaba yamenya ndetse n'uburyo ashobora kwita ku byo mu rugo, iyo mirimo ivunanye nayo akayikora. Ntabwo agarukiraho, ahubwo akora n'imirimo izanira urugo inyungu. Ubwo ni imirimo ashobora kuba wenda umudozi, ashobora kuba umucuruzi, ashobora kuba umwarimu, ashobora gukora imirimo izanira amaboko, izanira inyungu abo mu rugo. Kuko muri iki gitabo cy'imigani 31 ku murongo wa 14 haravuga ngo ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya by'abikura kure. Naho ku wa 16 yitegereza umurima akawugura, akawutezamo urutoki kubw'iby'inyungu ivuye mu maboko ye. Rero izo nshingano iyo abantu bazihagazeho neza, bakazigendanamo neza, birakwiriye yuko urugo rubasha kugira umutekano n'amahoro. Murakoze. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Arakoze mugenzi wacu kudusobanurira inshingano z'umuryango. Rero tukaba twajya mbere tukasubira kuri Muzehe Nzungu ku bijyanye n'uburezi. Twabonye ko nayo ari inkingi, ariko turagerageza. Ubona abana umuntu abagurira imyambaro, abajyana ku ishuri, abaha ibyo kurya. Ese uburezi bwiza bwaba bushingiye kuki? Murakoze cyane. Mu migani 22:6 havuga ko kurera ari kumenyereza umwana. Kumenyereza umwana inzira anyuramo azarinda asaza atarayivamo. Noneho muri Yesaya igice cya 1:2 Imana nayo ubwayo yarivugiye ngo nonkeje abana ndanabarera. Umubare munini cyane w'imiryango myinshi cyane ubu bazi konsa ariko ntibazi kurera. Kurera se niki? Ni ugusohora umuntu mu buswa, ukamubuza kwiba, ukamubuza kubeshya, ukamubuza ubunebwe, ukamubuza kwisuzugura. Yego. Noneho ubwo ubuzi kurera neza. Ngiyo inshingano ya mbere. Noneho mu gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu page ya 35 bavuze ngo ijambo gusa ryihutirwa rikomeye. Haravuze ngo ingingo ya mbere ku mwana ihuza umwana n'Imana ni ukuntu uwo mwana agira n'isano na se na nyina. Akaba rero igikenewe ari ukumwigisha kumvira, kugira ubuntu, kuba umunyakuri mu muryango. Ubwo burangije kumurera ngo uburezi bwiza ni ukumwigisha bwa mbere kumubuza ubujura, ibinyoma ndetse ubunebwe no kwisuzugura. Noneho ntumugarukirazaho, ahubwo ukamwigisha kwitegeka, kumvira, kugira ubuntu no kuba umunyakuri. Nguko icyo nicyo bita uburezi. Umuntu wese ugiye kubyara akwiriye kumenya ko niyo ari inshingano, ko atari ukwambika no kugabura. Murakoze cyane. Mu minota mike dusigaranye turifuza kwiza ingingo twazisesengura aha bike hariya bikeya, kugira ngo abadukurikiye bakuri iki kiganiro inkingi
cyangwa se imiganda myiza yo kubaka umuryango basobanukirwe kitugirira akamaro twese. Twasaba mwene data Byiringiro nawe ko yadusobanurira uriya muganda wo kwiyumvisha. Urakoze. Ubundi uyu muganda impamvu ari mwiza ko wubaka urugo ni uko abashakanye basabwa ikiganiro, kandi ubwo baramutse baganiriye ariko umwe muri batiyumvisha ntacyo bageraho. Mbese imyumvire ishobora kuba itandukanye ariko bakayihuza. Imyumvire yabo kuko ari abantu babiri bashinzwe kumvikana ariko basabwa ko baganira ngo buri wese ategere undi amatwi. Nk'uko tubisaba muri Yakobo igice cya mbere mu 19 haratubwira ngo undi wese yihutire kumva ariko atinde gusubiza kandi atinde kurakara. Yumvikane ko hari igihe ibyo avuga byaba byakubabaza, byakurakaza cyangwa bikaba bitakunyuze, ariko ugomba kubanza wabyumva. Niyo ntambwe ya mbere y'ingenzi. Nanone mu gitabo cy'urugo ruhire umugabane wa 2 page 77 hatubwira ko igihe uwo mwashakanye hari ibyo akubajije ngo ntukamurebane hinyu, ugomba gutuza ugasa n'aho ibindi byose ubyerengagije kugira ngo utegere amatwi ibyo avuga. Kuko mu migani iki cya mbere haratubwira ngo umunyabwenge atega amatwi akunguka ubwenge. Bigusaba iyo uri umuntu wiyumvisha ubanza wasubira inyuma ukabanza watekereza ibibi n'amakosa wagize ukikosora abantu batabanje bayakwereka. Nanone wirinda amananiza n'impaka ndende. Bigusaba mu gihe ukosowe n'umufasha wawe n'uwo mwashakanye uzirinde guceceka, uzirinde agahimano cyangwa se nanone kugaragaza ko usuzuguye ugaye ibyo avuze. Nanone bigusaba kudakemuza ikibazo, kwivumbura, guceceka cyangwa se agahimano. Urugero, umugabo yakwima uwo bashakanye umuhahanwa ubakaba ibirwa rwakemuye ikibazo agikemuye nawe uko atiyumvishije. Umugore yagikemuza kudatekera umugabo we ibyo akunda. Nanone hari igihe yagikemuza bwa mbere inshuro ijambo ribi cyangwa kwiyima. Ubwo ni umwe muri bo kwiyima uwo bashakanye ku mibonano bashinzwe kugirirana. Ubwo nabwo akavuga ati nta handi nshoboye, sinashobora kumukubita, sinashobora kumutuka, ariko nanjye ndamuhimira ahangaha. Ubwo akaba avuze ngo kuba kutiyumvisha nawe iki kibazo akagikemuza kwiyima uwo bashakanye. Ubwo iyo ni ingaruka ikomotse mu kutiyumvisha. Nawe basaba kwiyumvisha agakosora ibye neza kandi akamenya ko muri mugenzi we harimo inama nziza yamufasha. Murakoze. Arakoze cyane Byiringiro. Dutera imbere ndetse twerekeza ahagana ku musozo, reka ngaruke kuri Denis. Muri ya miganda batubwiyemo niyo kuzigama. Ubundi kuzigama iby'umugabo ni iby'umugore barabisangiye. Wabiduha mu kanya gatoya hanyuma tugatera izindi ntambwe. Murakoze. Kuzigama bireba buri wese mu bagize umuryango, yaba umugabo yaba umugore yemwe n'abana. Rero barabisangiye ntago ari ibyumwe. Dusoma mu gitabo cy'Abaroma igice cya 12 ku murongo wa 16 ahavuga hati muhuze imitima, ntimukararakire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukiyita abanyabwenge. Ubwo rero umugabo n'umugore ijambo niba rivuze ngo muhuze umutima barabisangiye kuzigama, ariko kugira ngo babigereho nuko bemera kubana n'ibyoroheje kandi ntibararikire ibikomeye. Kuzigama rero ni iki? Kuzigama ni ugukoresha neza ibyo wungutse, ibyo ufite, ibyo wahawe, ibyo wagabiwe, ibyo wafashishijwe cyangwa se ibyo waronse mu nzira wabashije kubibonamo, ukabikoresha neza mu gihe gikwiriye, mu buryo bukwiriye no mu mwanya ukwiriye. Ibyo rero bivuze kudakoresha ibirenze ibyo winjije. Ikindi ni ukugura ibikenewe atari ibigezweho. Icya gatatu ni ukudakorera kwigana cyangwa se kwiyerekana. Icya kane ni ukudapfusha ubusa amahirwe waramukanye kuko adahoranwa. Icya gatanu ni uguteganyiriza ejo hazaza kuko bucya bucyana ayandi. Ibi rero bigusaba kubanza ugakora umubare, ukamenya ibyo ufite cyangwa se ibyo winjize, ukareba n'amakene yawe kugira ngo bihuze n'amakene, maze ibyo bikatuma ubasha gukora ibikwiriye, nanone utiganye, kandi nanone ukajya umenya kwigomwa igihe ari ngombwa ku bidakwiriye cyane cyangwa se ku bidakenewe cyane, ariko ukirinda nanone kwitiranya ubugugu
no kuzigama, kuko hariho n'abantu bagira ubugugu bakibwira ko ari ukuzigama, akananirwa kugurira umudamu umwambaro kandi mu by'ukuri bishoboka, akananirwa kugura ibyo kurya byabasha gufasha ab'umuryango ngo babone intungamubiri zikwiriye, nyamara ubwo bushobozi buhari yitwaje kuzigama. Rero bisaba yuko bose babigiranaho umwanya umwe, ndibwira yuko ari uko nguko bimeze ku kijyanye no kuzigama. Arakoze cyane. Twerekeza ku musozo, reka tubaze Muzehe Nzungu ngo aturamburire yenda mu kanya gato iyi ngingo yo kubana n'abandi, kubana neza n'abandi. Yenda namusaba ko yongera kuvugaho gatoya, kuko kubana n'abandi bibwira yuko harimo no kubaha, kandi wazigamye rwose wazabaha iki kandi uri kubiteganiriza wa muryango wawe. Natubwire iki cyo kubana neza n'abandi, kandi ku badukurikiye ikiganiro cyacu kiri hafi kugera ku musozo, ndumva yadufasha. Kubana neza n'abandi bisaba ibintu bibiri bikomeye. Yego. Bisaba gutabara abandi, kubagirira neza, kuzirikana gusumbya amaboko. Hariho kugira neza ni imibanire yawe n'abandi, ntabwo uba hari kubatabara. Hariho no kubona barushije amaboko ukabagoboka. Uyu muntu aba agomba kumenya neza ngo agiye kuba nk'igiti, niko bivuze muri Bibiliya Zaburi igice cya 2:3, havuga ngo bazamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ubwo mu yandi magambo kubana n'abandi neza bivuze ngo kwemera ngo bakungukireho. Ibyo bifite ibintu bibiri, bisaba ingeso nziza no kugira ubuntu. Byanze bikunze, cyangwa se ingeso nziza ni defase, bifite impande ebyiri, ni ugukunda no kugira ubuntu. Bwa mbere ubanza gukunda wa muntu, ariko ntumukunda amaseka masa gusa bari muzimanira, ahubwo ukagira n'icyo uterura mu byawe ngo abone. Ibyo nibyo bita ngo kubana neza n'abandi. Wabisanga mu gitabo cyitwa Intekerezo n'Ibipimo bihagaze neza 645 662. Ubundi kubana neza, menya neza ngo niba uzi kubana neza n'abandi, ubwo uzakunda abandi kandi uzabagirira ubuntu. Kandi kugira ubuntu ni ugutanga unezerewe. Yego, birumvikana birimo amashami menshi bitewe n'uko yenda igihe kiri kudushirana. Reka rwose mbere yuko tugera ku musozo ngo dusenge nk'uko twatangiye, mu by'ukuri dusabe ko buri wese mu batanze iki kiganiro twamusaba nibura umunota umwe akaba yagira icyo abwira abaduteze amatwi bakurikiye iki kiganiro. Reka dusabe bene data badufashije batugiriye iki kiganiro ko nibura umwe yafata umunota umwe akagira icyo abwira abadukurikiye n'abazakomeza kudukurikira. Reka twongere duhere ibumoso nk'uko twahereye. Byiringiro, niki wabwira abadukurikiye? Murakoze. Ikintu nababwira ni uko nk'uko mwumvise ingo zasenyutse, izigiye gusenyuka n'izitarubakwa, nta kindi cyubaka urugo ngo rukomere rufite icyizere cyo kutazasenyuka, rwubakishwa kubaha Imana. Kuko mu gitabo cya Zaburi 127:1 haravuga ngo Uwiteka iyo atari wubaka inzu, abayubaka bari ubusa. Burya ibyo wakora byose, nubwo mwagira umutungo, nubwo mwaba mukomeye mumeze mute, ariko musabwa kubakisha umuganda bika kubaha Imana, nibyo bizatuma urugo rwanyu rukomera. Kuko impamvu mu gitabo cy'urugo rwa Kristo page 336 hatwereka ingorane yo kububwira umuryango ariko tubaha Imana. Umuryango utubaha Imana umeze nk'ubwato buri hagati mu nyanja utagira umusare cyangwa se ingashya. Umuraba urabugota kandi ababurimo bose bashobora kumupfiramo. Umenye ko ubuzima bwanyu n'ubw'abana banyu ari ubw'agaciro mu maso ya Kristo, kuko umwe n'abagabo banyu mugomba guhagarara imbere y'intebe y'ubwami bw'Imana muri kumwe nabo. Rero burya umuryango utubaha Imana umeze nk'ubwato buri mu nyanja rwagati, itagira hagati mu muraba ariko utagira umusare, ushobora kugwa, rero ababurimo bagwamo. Niyo mpamvu iyi si ni umuraba, ni inyanja rwagati, twayirokoka ariko twubashye Imana, nibwo umuryango wacu wagira umutekano. Murakoze. Aho Denis, nanjye icyo numva nabwira abadukurikiranye, ku mugabane wa mbere abafite ingo zasenyutse,
numva twabihanganisha mwihangane, ariko kandi ikindi nababwira ni uko badakwiriye kwiheba. Imana irahari, ishoboye kuzura n'ibyari byapfuye kandi igakiza n'ibyari byangiritse. Ubwo rero bakwiye kwihangana ariko bakiringira Imana, bagashaka ibishoboka byose kugira ngo bongere barwubake neza. Abafite ingo nanone zisa n'izigiye gusenyuka, nabo icyo nababwira ni uko bakwiriye gukosora ibitagenda neza bakurikije izi mpanuro duhawe, buri wese ku ruhande rwe agakosora ibimureba. Naho abafite ingo babona yuko zirimo amahoro, ni uko bakwiriye gukomeza inama bahawe kandi bakazirinda kugira ngo zitazasenyuka, kuko Satani azoga runono. Naho abakiri bato nuko inama nabaha n'icyo nababwira ni uko bakwiriye gukoresha neza igihe cyiza kiri imbere yabo kugira ngo batagipfusha ubusa. Ku isomo numva naherukirizaho ni mu gitabo cy'Abaheburayo 2:1. Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Imana rero duha uwo mwete, tubyiteho, bizadushoboza mu izina rya Yesu. Arakoze cyane. Reka noneho umwanya tuwenzugu nawe agira ijambo abwira abakurikiranye ibi biganiro, ndetse na nyuma y'iryo jambo turaza kumusaba ko yadushyira mu maboko y'Imana, noneho tugasoza. Murakoze, yaba twe ndetse n'abatuyoboye n'abadukurikiranye n'abazafata igihe cyo kubikurikirana. Imana izabafashe gushobora ibyiza. Imibereho inejeje ku isi iba mu muryango, nta handi wayibona hanze. Kugira ngo iboneke nabwo dukeneye umuryango uhaze kandi wumvikana, uzawushake. Umuryango uhaze kandi wumvikana uba ufite abantu bafite umutima utuje kandi bemera gukosorwa. Ujye wemera gukosorwa. Ubwo mwasezeranye ku bana, urukundo rurihangana. Noneho ku bw'ibyo hariho amasezerano 3: ni ndagukunda, nzagukunda ukuri, nzagukunda n'igihe uzaba utagifite igikundiro. Ntimukihutire gutana, cyangwa gutana mu mitwe, cyangwa kuryana, cyangwa guteranya abana, cyangwa guteranya imiryango, cyangwa kurushya leta, cyangwa kwahukana. Ahubwo mwumve neza ko umwe ubwo uri mwiza wowe uzaba icyanzu uwo munyantege yihishamo, abonera mwihumure ahakomerera. Niyo mpamvu mu Efeso 5:28-29 ku bagabo mu ntege amatwi, uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya, kuko Kristo abigirira itorero. Rero iyo umuntu arwaye igifu ntabwo avuga ngo nibakimukize, ahubwo akora igitondo n'ikigoroba, birindura ibiryo, henda nibura uko biri kose ngo arebe ko yagifata neza, kuko ari urugingo rwawe. Kuguru niko bigenda iyo kwacitse, cyangwa umugabo ushaka beki. Rero mureke twihanganirane mu muryango, twubake ingo zasenyutse. Abari barukomeje bongere barukomeze, abo rwari imyenge bongere barusane, abo rwari rwarahengamye bongere barugorore, abari rwaratanye bongere bahure. Yarangiza abitegura bagira ubwenge, kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Imana rero izabidushoboze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Reka rero ku musozo tuze gusaba mwene data Nzungu nkuko nari mbivuze ko adusabira, ubundi nakagaruka mukomeze mubikurikirane, mubigirire amatsiko. Imana ibashoboze kubishyira mu bikorwa. Ibiganiro nk'ibi bijyanye n'umuryango, ubuzima, ubuhanuzi, ubugorozi niwo murimo w'ababwirizabutumwa batwaye ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. Bizabagirira umumaro kandi byakomeje kuwugira. Reka dusabe umuvandimwe ko adusengera. Data wa twese, turagushimye, wabanye natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kurebera ku isi ishusho y'umuryango. Ni wowe cyo kintu cya mbere washyize mu isi, ni nacyo Satani yibasiye bwa mbere ku isi. Turagusabye Mana ikomeye ngo batwumva twese twerekeze aho ushaka, udukorere ibyiza, natwe twemere utuyobore, tubashe kukumvira, tuzagira amahirwe meza, tubishimire izina ryawe. Jya mu bagabo n'abagore, abasore n'inkumi, umuryango wose ndetse n'isi yose, ugorore uhereye mu muryango, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose
buhembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose. Ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.